inshinga no gushimuta. Igikorwa ni shimuta n'ishimutwa. Ndagushuje wowe udukurikiye kuri radio ya r2uda. Iyi ni radio ya r2uda mukunda kumva yumvikanira kuri internet hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Ndagarutse ni wa munyamakuru wanyu mukunda cyane, aho maze iminsi ndiho nzenguruka mu bihugu bitandukanye bya Afrika, tureba uko umutekano wifashe, tureba n'ubuzima bw'abatuye Afrika. Aho ni mu butumwa bw'akazi nandimo nohejwemo n'umuyobozi mukuru wa r2uda nk'umunyamakuru kugira ngo arebe byinshi agiye gukemura mu minsi iri imbere. Ngarutse rero nagarutse mu Rwanda, aho ntuye hariya Mageragere, naje kuhahurira n'ikibazo gikomeye. Rero naje kwegerekezayo mpabona ikibazo gikomeye cyane, namwe ngiye kubagezaho uko iyi nkuru ituye. Aha muri uyu mudugudu wa Mageragere hatuwe, reka nsubiremo umudugudu. Aha ni umudugudu wa Burema, akagari ka Mataba, mu murenge wa Mageragere, akarere na Kanyarugenge. Aha rero naje kuganira n'umwe mu badamu baho bahatuye, angezaho ikibazo nkuko inkuru mugiye kumva iteye gutya. Uyu mugabo yitwa Munyaneza Cyril, yaburiwe irengero aho yakoreraga akazi ke k'ubufundi. Uyu mugabo akaba yubatse, afite abana 4, akaba ari umufundi kandi akaba ari umukristo usenga, ndetse mu bigaragara akaba afite n'umudamu w'imico myiza, kuko nta muturanyi n'uyu n'umwe mu bo twagerageje kubaza uko bari basanzwe babana yatubwiye ko batubwiye ko ari abaturanyi beza muri karitsiye ndetse b'intangarugero. Uko iki kibazo giteye rero, uyu Munyaneza Cyril waje kuburirwa irengero aho yakoreraga akazi k'ubufundi ku mashuri y'umwe mu bayobozi bo muri kino gihugu ya Jeannette Kagame. Aho uyu mugabo yakoreraga yaje kubirirwa irengero, yajyanywe n'imodoka za zindi zanditseho irondo isuku, niko ziba zanditseho, n'umutekano. Hanyuma nkuko madamu wa Cyril wagomeje abitubwira ko yagejejwe imbere aho yajyanywe kuri polisi, nyuma ariko ntiyongere kuboneka. Yagerageje gushakisha, ariko ubwo twakoraga iyi nkuru yatubwira ko na n'ubu uwo mugabo we ataraboneka. Yagiye mu nzego zitandukanye abaza uko bimeze, bakamubwira ngo nagende yihangane kandi arera abana be neza, baracyari mu kibazo cye. Aha ngaha rero nkuko muri kugenda mwumva inkuru, namwe mukomeze kuyumva, muze kutwereza ibitekerezo byanyu, namwe muze kumbwira icyo kibazo. Kandi ntago iki kibazo si ubwa mbere tukigarutseho cyishimutwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane kuko ari imwe mu mpamvu yatumye r2uda ihaguruka, mu mpamvu nziza nyinshi 200 zayo, kugira ngo irandure imizi y'iki kibazo cyishimutwa ikorerwa abantu kandi kigomeza guhakanwa, cyane ko n'iki kibazo cyagaragajwe n'imwe mu miryango y'uburenganzira bw'ikirema muntu ku isi. Nubwo leta yagomeje kugenda ihakana ikibazo, ariko ni ikibazo kigomeza kugaragara. Si uyu nguyu gusa, ni benshi bagiye bangezaho ibibazo, nkuko inkuru zabo ziri kugenda zitegurwa mu minsi mike, nazo tuzagenda tuzibagezaho. Uyu Cyril akaba kugeza uyu munsi ataraboneka. Naje rero kwegera nyakubahwa perezida wa r2uda muganiza kuri icyo kibazo, reka nawe mumwumve icyo akivugaho. Murakoze cyane. Birumvikana hari ishimuta n'ishimutwa ry'abantu, hitwa uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ubwigenge bwa muntu, ubwo bica n'ubwigenge bw'igihugu batyo. Noneho ubwisanzure ugasanga umuntu bamuniganye inkari. Urugero, nge byambayeho aho nashimuswe inshuro 5 zitandukanye,
narabibonye uko bigenda nuko babikora. Noneho tukaba dufite umuntu wacu waburiwe irengero, ni umunyarwanda, aratuye, arubatse, atuye iwe, afite umugore n'abana 4. uwo nta wundi ni Munyaneza Siriro waburiwe irengero. Ubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, yabuze kuva ku itariki 25 z'ukwa mbere 2019. ni umupapa w'abana 4 nk'uko twari tumaze gusobanura haruguru hariya. ni umufundi kandi ni n'umukirisitu, ndetse ni n'umwarimu mu rusengero mu ngoro y'Imana. Birumvikana yavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 1973. nk'uko nari nabisobanuye haruguru hariya, arubatse, afite umugore nawe witonda cyane. aho batuye ni mu kwabo, baratuye ntibakodesha. Birumvikana umwana wabo mukuru afite imyaka 17, bakaba batuye mu mudugudu wa Burema nk'uko byasobanuye haruguru hariya, mu kagari ka Mataba, umurenge wa Mageragere, akarere ka Nyarugenge, mu mujyi wa Kigali. ubwo ni umurwa mukuru w'u Rwanda. uyu Munyaneza Siriro afite inomero y'irangamuntu igendanwa, ni 1-800-952-40-96. inomero ye ya telefone bamushimutanye ni 0782-42-78-28. yatwawe n'imodoka y'umurenge wa Mageragere ku itariki 25 z'ukwa mbere 2019. umugore we yaje guhamagarwa n'abantu, baramubwira ko umugabo we yashimuswe, yatwawe n'imodoka y'umurenge. arakurikira ajya kuri polisi ya Nyamirambo kweza amenyo. birumvikana abonana na komanda, umupolisi uyoboye abandi. uwo komanda abanza kubwira uyu mudamu wa Munyaneza Siriro ati, ngo Siriro yarekuwe. uwo mupolisi mukuru, komanda wo kuri uwo murenge, yavuze ko bamurekuye, ariko Munyaneza Siriro yakomeze kuburirwa irengero. nta n'umwe wari wamutse iryera kugeza ubu. uwo komanda wa polisi
aho kuri iyo polisi nyine ya Nyamirambo bamubwira ubwo babwira umugore wa Siriro ko ngo agende ategereze yihanganye arere abana. Nicyo bamubwiye, nta kindi gisubizo bamuhaye ku cyerekeranye n'umugabo we yaraje kureba. Umugore yibajije serivisi ahawe itanoze, byamuteye kwibaza birushijeho. Ni muri uru rwego rero hirya hino twe abaruda tusesekara umudogodo ku wundi, akagari ku kandi, umurenge ku wundi, akarere ku kandi, intara ku yindi, n'urugo ku rundi. Twahasesekaye, hanyuma turamubaza uwo mupolisi yaba yaramukuyeho inomero za telefone ku buryo cyangwa kandi gapapuro kose. Ubwo yaje kutubwira ko yamukuyeho inomero za telefone amuhawe na meya w'umujyi wa Kigali wari waremesheje inama ku rwego rw'umurenge. Uwo mugore wa Munyaneza nawe yatanga ikibazo cye n'icyifuzo cye, noneho bamuha umupolisi uzamukurikiranira ikibazo cye. Ubwo nomero y'uwo mupolisi wari uhari nawe muri iyo nama, n'abakagari bari bahari, n'ab'umurenge, n'ab'akarere birumvikana na meya w'umujyi wa Kigali. Iyo nomero y'uwo mupolisi wagomba kumukurikiranira ikibazo cy'akajya amuha amakuru ye ni 0782311166. And this wife of Munyaneza was being told by this policeman that she should go home and be waiting for and catering for children. Only that. Icyitonderwa gikomeye, Madamu Munyaneza Siriro amaze gutanga ikibazo cye mu nama rusange yari iyobowe na meya w'umujyi wa Kigali na gitifu w'uwo murenge yari ahari, gitifu w'akagari yari ahari, n'uruwo rwego rwa polisi rwari ruhari. Kuva icyo gihe yahabwa uyu mupolisi n'iyo nomero tumaze kuvuga haruguru aho ya telefoni ko yamukurikiranira hafi ikibazo cye akajya amugezaho amakuru. Na n'ubu nta makuru haba yari yabona aturutse muri izo nzego dusobanuye haruguru aho. Nanone muri make umuntu akomeje kuburirwa irengero, kandi twe tuzi neza ko umuntu ntiyakaburiwe irengero mu gihe ari mu nzego z'ubuyobozi byemewe kandi mu buryo bwiza kandi bukurikiza amategeko kandi bunubahiriza n'amategeko. Bashizeho imikono abo kuva hejuru kugeza hasi, hubahirizwa n'indahiro bakoze bakorera gutanga serivisi inoze kandi yihuse muri Repubulika y'u Rwanda ku banyarwanda bose, kandi bakoze ku ibendera ry'igihugu. Birumvikana bafashe ku ibendera ry'igihugu, barahirira gutunganya imirimo yabo bajejwe no kutazarengera. Hano habayemo uburengere burakabya, kandi
buhutaza uburenganzira bwa kiremwamuntu, buhonyora n'amategeko mpuzamahanga. Mwe mwaba mubibona mute? Ni ikibazo gikomeje kugaragara ahantu henshi hatandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bimwe na bimwe nagiye nsangamo icyo kibazo nk'uko inshingano mwampaye zari ziri. Iki kibazo cy'uburenganzira bwa muntu ni ikibazo gikomeje kugenda kigaragaza cyane, kuko akenshi niyo ugeze ku magereza niyo nagiye ngeramo asanga abantu benshi bafunzwe badafite amadosi. Wambaza icyafungiye ngo sinkizi, nabonye banzana banagamo hano. Rero icyo ni ikibazo ngira ngo nta wundi muntu hano ufite umuti. Ni kenshi twagiye tukora ibiganiro, tugenda tubyohereza abayobozi batandukanye abo bireba kugira ngo bakemure ikibazo mu buryo bwihutirwa, nyamara bakomeje kuvunira ibiti mu matwi. Ndakeka ahari icyo bategereje umwanzuro wa r2uda. Murakoze cyane. Birumvikana iyo ubwira abantu ntibumve bakarenza umuntu ingohe, bo babona nta kibazo erega bafite, babona batuje, babona bo ari abantu batagira inenge, bumva ko bakora neza. Ariko nyamara hari ikintu birengagiza mu mateka. Amateka y'abantu, imiyoborere mu buyobozi n'imitegekere n'abayobozi n'abategetsi. Mu butegetsi bwose kuva kera kare kose, bwabo bwa cyami bwabo bwa repubulika, noneho katube twisubiriye kuri repubulika, umuntu yari ku ngoma aba yumva nta kibazo, ko ku bandi bo ingoma ikabirura, ingoma ikarura, ariko we akumva ingoma ni uburyohe kubera nta mutwaro yikoreye, kandi we akakomeza yiyumvisha ko ingoma ye igomba kuhoraho, ko itagomba kuzavaho. Akora iyo bwabaga amanywa n'amajoro, arebe uko atsimbatiza iyo ngoma, yegumire ku butegetsi, akomeze anyunyuze imitsi ya rubanda, hohotere na rubanda, kandi rubanda ari rwo bene igihugu ba nyiracyo, abavutsa uburenganzira, abavutsa uburenganzira mbisubiyemo kuri aka na kariya, ndetse n'igihugu cyabo, ababuza ubwisanzure mu gihugu cyabo, akoresha intwaro yo gufata no gufunga, ifatwa n'ifungwa rya hato na hato hirya hino mu gihugu hose, bahonyora uburenganzira bwa kiremwamuntu, uburenganzira bwa muntu, aho umuntu ahava akagera, abakuze n'abakiri bato, ibitsina byose. Ntibatinya gushimuta abantu b'ingeri zitandukanye, babaziza kamama n'akarengane, bakwashinga amategeko bakayasobanurira abantu, bigasa nk'ibyenda kumvikana, ariko kubishyira mu bikorwa bagakora ikinyuranyo cyabyo. Bakora ikinyuranyo, ubwo bakabongeye binyuraguyemo, ubwaba amategeko ariya yanditse ntakurikizwe, hagakurikizwa amategeko uko bukeye uko bwije, ari mu ntoki zabo, babikora uko babyumva gusumbya uko bakurikiza imirongo y'icyo amategeko bishyiriyeho imikono agena cyangwa ateganya. Aho ubwabo barabanza bakigandagurira amategeko, ntibayubahiriza, kandi bagategeka abaturage ngo bubahirize ayo mategeko. Bakubahiriza bate ibyo biryabarezi, ibyo ba nyiri kubishinga bo ubwabo batanabyubahiriza? Aho rero abategetsi niho bitwekereza uwo mutaka, bakarenganya abaturage, kubera nabo ubwabo ibyo babategeka kubahiriza ntabwo nabo ubwabo abo bategetsi babyumva, kuko amategeko ntari mu misokoro yabo, haba no mu bwonko bwabo,
ahubwo harataruka agatarukira mu ntoki zabo uko bwikeye uko bwije uko babyumva uko babibona uko babishaka n'inzitwazo bitwaza kwica uyu gufunguriya gufatwa kwa hato na hato n'ifungwa rya hato na hato kuwo bashaka kwikiza kuwo bumva inzoka yabo bamureba ntibagwe neza ntabagwe ku nzoka yabo neza bashaka kumushinja ibi na biriya ashaka kuba bamuziza ubukire bwe bashaka kuba bamuziza ubukirisitu bwe bashobora kuba bamuziza ubwitonzi bwe bashaka kuba bamuziza ubunyangamugayo bwe bashaka kuba bamuziza kuba akorana n'abandi neza nta bibazo agirana nabo bakagira ishari noneho bakamukorera ibyo bashaka kumufungira inzira iva inagiwe baranza bakamugerekaho dosiye bashaka kumuhimbira ibyaha ibiremereye n'ibiri hagati no hagati bakamutunganyiriza n'abagabo bamushinja kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane bakamukorera amadosiye akaze cyane kandi mu by'ukuri uwo basanganye ikosa ntabwo rwose bimara amasaha 3 batarabitangaza kuri radiyo Rwanda no ku bindi binyamakuru bitandukanye no nkoranyambaga kuwufite ikosa koko mu by'ukuri naho abangaba barengana ikibiranga nuko aburirwa irengero kubera bamuziza biriya tusobanuye haruguru n'umwitonzi n'inyangamugayo ntariganya ntiyeba ntakora iki ntarwana ntajya mu tubari ngo akora iki none bakamwitunangaho bakamutwara kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane uwo yo bamutwaye bamuburiza irengero akaburirwa irengero bakabaramuhohoteye bakabahohoteye uburenganzira bw'umugore we bw'abana be bw'umuryango we imiryango y'umugore n'umugabo bakomoka munono n'abaturanyi n'inshuti zabo urumva uwo muntu bamuburiza irengero kubera bajya kumufungira mu ngo zabo hari ibipangu bagira bafungiramo abantu hirya hino mu gihugu hose kuko ntacyo bamurega icyo nicyo kimenyetso iyo umuntu atagira icyo aregwa kandi bumva mu bwonko bwabo batamushaka bashaka kumwikiza baramushimuta bakamujyana kumufungira mu bipango byabo naho uriya ufite ikosa bahita batangaza ko radiyo Rwanda ukumva no mu rukiko bageze ikirego n'idose bayikoze ukumva barabyihutishije uwo munsi bukabuke bwaho basomye n'urubanza barurangira ukumva bamukata imyaka 29 cyangwa burundu. Iyi ni radiyo ya r2uda mukomeje kumva n'ikiganiro kiri kugenda isesengura ku bijyanye n'ishimutwa n'ishimuta rikomeje kugenda rikorerwa abantu ndetse n'akarengane kagiye kakorerwa abatuye mu Rwanda. Rero r2uda ikaba ikomeje kwamagana ibyo bikorwa nk'uko muri kugenda mubyumva mu mvugo z'umuyobozi wayo, cyane ko mu ngingo yayo ifite ya r2uda ya mbere ibanza iravuga ngo tuzarwanya akarengane akariko kose harimo ruswa na ruswa zirimo n'icyandakuzi n'uburiganya mu Rwanda. Niyo nshingano yayo ya r2uda yimirije imbere, niyo mpamvu r2uda yababwiye ati munsi mwampombye muzanahombana. Nyamara icyo twashishikariza abantu ni ukugomeza begera bahamagara kuri r2uda batanga ibitekerezo ndetse afite ibibazo nabo babizana, ariko abantu bihutira kugomeza gufata za nimero ziri kugenda zitangwa kode kugira ngo buri muntu wese akomeze kugira kode, kuko tumaze kugira abanyamuryango miliyoni 12 n'imisago 12 n'imisago. Aho ni mu Rwanda gusa, hanze ho ntago imibare irangiza guteranywaho ni myinshi cyane, ariko ku ikoranabuhanga ndabona bari kugenda bayitwereka. Hanyuma dukomeje mu kiganiro cyacu tusubiye inyuma mu mateka hano ku isi, tubona abantu bafata ubuyobozi bakabugira akarima kabo. Nyamara iyo urebye mu mateka yagiye abaho, ingoma zagiye zibaho zikigira intare zikigira iki, ntago zagiye ziramba. Nagira ngo nabibutsa nk'ingoma yabayeho yitwa Nebukadineza, niyo yabayeho kera cyane, yari ingoma ikomeye cyane, yari ingoma ifite imbaraga, yaricaga ikarimbura igahonyora, ndetse Nebukadineza we
yubatse yari afite ubushobozi bwo kubaka umurwa mu kirere, aravuga ngo nta wundi muntu ukomeye uretse njyewe, ariko bwaracyasimburwa n'umuhungu we. Bukeye abamedi n'abaperesi baramuhiritse, witwa Kuro yaramuhiritse. Byo munabyibuka. Ikintu turi kubibutsa ni ukuvuga ngo niba uri ku buyobozi uyu munsi, menya ko nukora ibyiza Imana izaguha kuburambaho, nukora ibibi Imana ifite abandi bakozi iteguye kugira ngo bayobore abantu babo. Abo bavuyeho bari Alexander Rugara murabazi, bari bafite ubushobozi bwo kunyanyagira isi, abo bose baragiye. None wowe kuki wakumva ko ubuyobozi ari akarima abaturage bagapfa, inzara ikabica, nta gutaka? Ugize ngo agaragaje ikibazo ashinjwa, arashimutwa, akaregwa ibintu byinshi, ingengabitekerezo ya jenoside, ngo yagasuzuguro, ngo ntasora. Ibibazo nk'ibyo ngibyo bikamwadukira, agafungwa cyangwa agashimirwa, akaburirwa irengero. Iki kibazo gikomeje kuvugwa mu Rwanda, ibyo byananiranywe gukemuka. Igihugu abantu batekereza ko cyagombye kuba gifite iterambere rirambye, kikaba kikirangwamo ibi bintu, ni ibintu bibabaje, ni ibintu bitakagombye kuba bivugwa muri iki kinyejana tugezemo. Kuko nkeka ko ikintu twagombye kuba turi kuvuga uyu munsi wa none ari iterambere rirambye, twagombye kuba turi kubaka amagorofa ageretse ageze hejuru cyane, turi mu irushanwa by'ibindi bihugu, turi gukorana n'ibihugu bikomeye. Ari byo turimo, tutakivuga ngo abantu babuze, abana bagiye kwiga baburirwa irengero, abantu umuntu agatinya kunywana ngo batamwambura udufaranga twe, umuntu akajya gukora business ataratangira no gukora. Ibyo narabibonye, bagafunga imiryango ngo ntago urasora. Ibyo bintu birababaje. Nyamara icyo twabwira abadukurikiye nuko wenda mutaza kugira ngo r2uda yo ntago ifite ibisubizo. Ngira ngo ibyo mwarabyumviye perezida wa r2uda ko ahetse impamvu 200, ndetse afite politiki iturogotera mu rutirigongo, mutagira ngo yagiye iracyahari. Reka bibibwire, iracyahari. Iyo politike iratogota koko, kandi itogotera mu Rwanda, tuharanira gukuramo izi mbibi zose, nizo zimwe zikurura ibyo bibazo tumaze gusobanura haruguru. Hari amakimbirane yose, ikekwa n'ifatwa n'ifungwa rinyuranyije n'amategeko mu masaha 28, yitwa kwica urubozo, kwica umuntu akaburirwa irengero, abana bakabagira imfubyi. Ugasanga abantu benshi mu Rwanda bakura bupfubyi, ntibagira kirenganurwa, ahubwo ababahutaza. Kambonereho umwanya, NSS ni ikigo gikuru gishinzwe iperereza imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga mu Rwanda. Mbonereho umwanya wo kuba namenyesha Deputy Commissioner wa National Intelligence mu Rwanda akurikirana kino kibazo cya Seriro Munyaneza waburiwe irengero, ashaka kuba afungiwe aho Gikondo kwa Gakinya. Nanone mbonereho umwanya kubwira nanone uwo umugezaho amakuru bita Gasasira Antoine, nawe agenzure abanyura mu biro bye aho bose bahohoterwa, bashimutwe iyo hirya no hino, bakagezwa mu biro bye nawe aho kwa Gakinya, bashobore kureba uwo Munyaneza bamukuremo aho ngaho atahe, kandi bamuhe imodoka imucyura imugezi we. Undi ni Mugume Enoke uwaho kwa Gakinya Gikondo. Mwese mukora iyo bwabaga muhige uyu Munyaneza Serero aboneke kandi acyurwe, atwarwe iwe mu rugo. Ahandi yasigwa mu nzira, yagira ikindi kibazo agahohote, kuko ni umuntu ukuze, asha kugwa no mu modoka kubera ibi uburyo yatwawemo n'uburyo yashimuswemo biteye ubwoba cyane kandi birakabije. Ubundi Desire ubu bafite umunsi ku wundi, ubu bagenzura, baba ashinzwe kubateraho amapingo ku maboko no ku maguru. Uwo Desire nawe tubaye tuvuze iryo zina gusa, ariko tuba tubazi bose uko bakurikirana bakora iyo mirimo.
mwese rero tubaye tubabwiye nge perezida wa r2uda barafinda Sekikubo Fred mbwiye izo nzego zishinzwe iperereza ni ikigo gikuru gishinzwe iperereza mu gihugu NSS ku buryo National Security Service zikora izo nshingano bareba abantu bose bari mu magereza bafunzwe kubera ishari rishingiye ku rwango bamwe na bamwe bafitiye abandi bakabashimuta cyangwa bakabashimutisha bakoresha bene wabo, bakoresha amafaranga, ubukire bwabo, bakoresha ingufu bafite mu butegetsi hirya no hino n'inzego bayobora mu bigo bitandukanye. Ibyo nibyo biri gushimutisha abantu. Uyu Munyaneza Siriro yarubakaga mu mashuri iyo umudamu Jeannette Kagame umufasha w'umukuru w'igihugu cya Repubulika y'u Rwanda. Nta kuntu bisobanuka byakumvikana ikigo cy'abayobozi bakuru ari cyo cyashimutwamo umuntu akaburirwa irengero by'ako kageni. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane mukora iyo bwabaga twatanze nomero ze za telefone ni nomero y'irangamuntu n'umudugudu abarizwamo n'akagari n'umurenge byose hamwe n'akarere. Ni ukuvuga aratuye ntabwo ari inzererezi, ntabwo bamusanze hirya hino ngo ari mu byaha, nta cyaha ashinjwa, nta cyaha yakoze, kandi niyo yaba afite ikindi cyaha cy'inkomoko bamujyana mu rukiko dosiye bakayikora amasaha atarenze 24. Kuva ibyo bitarubahirizwa akaburatyo ntabwo ibyo byumvikana. Ubwicyo bwabyo ni ikimenyetso kigaragaza ko hatubahirizwa amategeko kuko ntacyo yaregwaga, ntacyo yashinjwaga, nk'uko umukuru wa polisi komanda wa sitasiyo ya polisi ya Nyamirambo yabibwiye umudamu we, ubwo ni umudamu wa Munyaneza Siriro, ko basanze Siriro ntacyo aregwa, ntacyo ashinjwa, ararekurwa. Ariko amaze kurekurwa ubwo birumvikana yongeye kuburirwa irengero burundu kuva iyo tariki 25 z'ukwa mbere 2019. Kandi nanone aho ngaho nimba baratanze icyemezo cy'uko arekuwe nacyo cyaba ari cyiza, nacyo bakigaragarize NSS, ikigo gishinzwe iperereza mu gihugu, kigakora iryo perereza bakashakisha uwo Munyaneza kutaburirwa irengero haba, kugira ngo bibe intangarugero ko n'abandi bose bagomba kurekurwa bari mu nzu z'imbohe zitandukanye. Hari n'igorofa ya Fime iri hariya kuri stade Remera nayo ifungiwemo benshi, aho naho narahafungiwe kimwe nk'uko naha kwa Gakinya nahafungiwe, na Kicukiro hariya ugeze Sonatube ukanyura kuri sitasiyo iri haruguru yaho ujya Kicukiro santere. Aho ngaho sitasiyo ibanza niho banyuza nanone abantu bakabazamura kuri sitasiyo ya polisi raho. Iyo bamugeze umwe mu gikari ndani mu gipangu hari akandi gakoridoro kari ibumoso bakunyuzamo bakakujyana inyuma mu mazu ari special bafungiramo abantu. Nafungiwe muri 3. Birumvikana niciwemo n'inzara n'inyota n'ibiki, mpamazemo iminsi bankuramo banjyana kwa Gasani Emmanuel ndi muri koma. Birumvikana mu biro bye niho bantereyeho amaserumu. Birumvikana kugira ngo ngangahuke cyari ikibazo, ahubwo mbonereho umwanya kuko nshobora kuba naratewemo n'imiti itagomba kuba mu mubiri w'umuntu, kuba narangirizwa umubiri. Birumvikana ibyo bintu ntibyemewe. Umuntu kugushimuta akaba ari we wihana uburenganzira ngo bwo kukuvura, ntibibaho. Ibyo biyica uburenganzira bwa muntu, ntibibaho. Ibyo ikigo gishinzwe iperereza ku rwego rw'igihugu kibimeze nye nabyo. Ibyo bikorwa n'uburyo
bwa gushimuta koko nacyo ni ikimenyetso kandi ibyihebe nibyo bikora ibyo bintu. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane twe nk'abantu baharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu, ibyo bikorwa byose bihagarikwe, ni bya kinyamaswa. Ejo utazabikorerwa, ejo bundi uwawe akabikorerwa, umuvandimwe, umubyeyi se, inshuti yawe, umwana wawe. Kuko inyoni nkuru itoza intoya kuguruka. Ashaka umwana wawe kuzakura akabikorera abandi cyangwa nawe akabikorerwa n'abandi, uwo waba ari umuco mubi cyane. Bityo rero uyu mupapa w'abana 4 Serero Munyaneza arekurwe kandi aherekezwe agere iwabo amahoro. Murakoze kubw'iyo ngingo, nimubyubahiriza namwe Imana izobahereza ubusabe bwanyu ubwo ari bwo bwose mu gihe muzamukiri ku isi. si Munyaneza gusa n'abandi bose bashimuswe, abafunzwe badafite ibyaha bakoze nabo bagomba gutaha. Birumvikana urwo ni urugero rumwe twari dutanze, ariko ruza rukurikira urwanjye ko nasimuswe na Munyaneza. Urumva yarasimuswe n'abandi barasimuswe hirya no hino. Iyo usimuswe burya baguteraho amapingo ku maboko no ku maguru no mu rukenyerero, bakagushyira muri serikeyi, none bakagushyira no mazu bita special, ukagorerwa umwo. Noneho ubundi bo bakagenda bagahora barimo kumva ko bari mu kazi kose, ukwezi kwarangira bagahembwa, nyamara bahemberwa amaraso y'abari mu kaga. Hari abagwamo ntibashobore kuhikura, abanyamugisha nibo bahava. Ubwo nuko benshi cyane bafunzwe muri ubwo buryo. Mbonereho n'undi mwanya wo kuburira abo bose bafite nanone uburyo bw'imico imeze nk'iyo gufungira abantu mu bipango byabo, bakabafungiramo bigana iyo ngeso y'aho ngaho baba baranduriye aho yo gufata abantu bakababuriza irengero, bakabafungira mu bipango byabo bwite. Ugasanga umuntu yafungiye bagenzi be mu gipango cye, cyangwa ari ibipango bitandukanye hirya no hino mu gihugu bafungiramo abantu bitemewe n'amategeko. Iryo ni ishimutwa, iryo ryose rihesha isura mbi ku gihugu, none igihugu kikajyaho icyitonderwa mu muryango w'abibumbye, mu kanama k'amahoro ku isi. Icyo gihugu kikazajya mu murongo utukura ko bahonyora uburenganzira bwa muntu n'ubwigenge bwa muntu n'ubwigenge bw'igihugu. Muri rusange abaturage bari mu kaga, ugasanga bahagaritse na ba mukerarugendo n'abandi bose ko icyo gihugu kiri mu manegeka y'umutekano. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, kugira ngo uyu muco urandukane n'imizi, birumvikana utazongera ukundi. Twe abaruda tumaze kubyamagana, tumaze kubisuzuma ko ibyo bikorwa amanywa n'amajoro, n'imodoka zitagira plaque, hari n'iziba zifite plaque z'amafime, n'utundi dutoya dushinzwe gutunda abantu gutyo, tukora nk'utwa gisivilian, ariko noneho two dushinzwe gutwara abantu, kakakubesha ngo kaguhere ifutu ubwo kakaba karakujyana. Abo bose rero ni ikibazo gikomeye cyane kishira akaga ku mutekano w'abantu n'ibyabo mu Rwanda n'umutekano muri rusange, bikahesha igihugu isura mbi y'umutekano utahari, umutekano wayanga, umutekano waniyangiye ibihe byose. Kandi muzi neza amateka arabisobanura uko ugenda ufata abantu bafunga, icyo gihe bihesha isura mbi igihugu. Kandi ufata urugero muri Uganda ku bwa Idi Amin Dada, ku bwa Mobutu muri Congo, Seseko Mobutu aho ngaho muri Zaire, byahesheje isura mbi, bituma bigenda kuriya. Birumvikana n'ahantu henshi mu Rwanda amateka murayazi yaranze abanyarwanda kuva kera. Na n'ubu se byaba bikiri ngombwa fatwa n'ifungwa ry'umuntu guhonyora uburenganzira bwa muntu? Abantu barekurwe bose batahe. Nge perezida wa r2uda mbaye mbaburiye.
murakoze cyane kubw'iyo ngingo. Uwashaka kumbaza bisobanuro cyangwa kumpamagara ambwira ko ari kuye Munyaneza, nimunamurekura muhamagare kuri izi nomero mbere yuko agenda tukurikiranira umutekano we hafi na hafi kuri 0783248622 ngiye perezida nyaperezida Deriyo President Barafinda Sekikubo Fred. Kandi iyi nkuru ritangazo muzaryakire neza kandi murishire mu bikorwa, kuko namwe muzakenera ko ribashirirwa mu bikorwa n'abana banyu n'inshuti zanyu ibihe byose. Murakoze cyane.